Hari umusore wajyaga ku kazi buri gitondo buri munsi agahura n'umusaza wari wicaye ku muhanda. Uwo musaza yambaye inkweto zashaje kandi zasadutse. Buri munsi uwo musore yaramwitegerezaga akavugira mu mutima we ati yaza kuba yarakoze cyane kandi agakora nkanjye ntiyari kuba ameze gutya. Umunsi umwe wa musore yirukanwa ku kazi. Mu mezi make avuye ku kazi amafaranga yose yahembwa arashira, atangira gushaka akazi hose ariko arakabura. Umunsi umwe yicaye kuri wa muhanda ari wenyine asa nk'uwihebye, wa musaza aramwegera aramubaza ati mwana wanjye ni iki kikubabaje? Umusore nawe amusobanurira byose uko byahindutse. Wa musaza aramwenyura aravuga ati uzi impamvu mba ndi hano buri munsi? Umusore nawe ati oya ntabwo nzi impamvu uhora hano. Umusaza ati nigeze kuba umukozi ndetse n'umuyobozi w'ikigo gikomeye, nagize inzu nziza n'imodoka, ariko umunsi umwe ubuzima bwarahindutse. Naje gutakaza byose. Kuva icyo gihe nahise menya ko umuntu atagomba guca urubanza ku buzima bw'undi ngo nuko amuhiseho cyangwa se amurebye by'iminota mike. Wa musore araceceka. Yaramaze kumva ko yari umucamanza w'ubuzima atazi amateka yabwo. Njye nitwa 2MC. Mu buzima bwa buri munsi duhura n'abantu benshi. Hari ababa baseka kandi bafite intimba ikomeye, hari n'abambara neza kandi bafite ibibazo bikomeye, hari n'ababa basa nk'aboroheje nyamara bafite umutima ukomeye n'ubwenge bwinshi. Icyo nagusaba kuri wowe, ntukihutire guca urubanza ku muntu uhuye nawe cyangwa ubonye ako kanya, kuko ushobora kuba ureba igice cy'inkuru ye nyamara mu gihe we azi igitabo cye cyose. Rimwe na rimwe impuhwe n'icyubahiro duha abandi nibyo bizaduherekeza natwe igihe ubuzima buzaduhindukirira.